ndahita mbahereza n'ubuhanuzi Uwiteka Imana yabantumyeho kugira ngo mbubabwire umenye ngo mbese ubundi ngewe ndahiriwe, mbese uburyo ndi mbanyemo n'Imana ndahiriwe. Ese resta ela widrita isi enemando, ubundi mbanye n'Imana gute? Ku bantu bahiriwe abaribo, umuntu uhiriwe ni umuntu ukora ibintu Uwiteka ashaka, ni umuntu ufite gukiranuka muri we. Uyu muntu uhiriwe niyo yakosheje, kubera yuko muri iyi si dufashe igihe kinini mu ntambara, agira igihe cyo kubana ngira agahinda. None nkimara kubona iyo nkoni ndabaza ngira nkoni ni iki? Uwiteka arambwira ngo iyi nkoni niyo gukubita abatinganyi, kubera yuko ikizira cyamaze gukandagira ahera hahera. Ngo ababajwe nuko ubutinganyi, abantu bari gukora ubutinganyi kandi bakumva nta kintu bibabwiye. Uwiteka arambwira ngo byarenze no kuba ari abantu kera bavugaga yuko ari abantu bo hirya no hino, abantu b'ibirara, ariko ndagira mbabwiye ngo no mu nzu z'Imana bagezemo, no mu nzu z'Imana barimo. Ikizira cyakandagiye ahera. Uwiteka ashaka yuko ukizwa wa mutinganyi we, wa musore w'umutinganyi. Yesu arakuntumyeho. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se live, tugane tubigufashemo. Wowe ufite ubukwe ukaba ukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge, gana Siribi Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Reka tubasuhuza kandi tubifuriza amahoro n'imigisha bitangwa n'Imana. Uwiteka Imana abagirire neza cyane cyane. Uyu munsi turi n'umunezero wo kubana n'umukozi w'Imana, n'ubwa mbere tumwakiriye, n'ubwa mbere tubanye nawe, ariko kandi twaramwifuje kuva kera. None uyu munsi Uwiteka yabikoze, yakoze urugendo rurerure kugira ngo atugereho mpaka kugira ngo atambutse ubutumwa bwiza yahawe n'Imana. Uraho neza mukozi w'Imana? Mura Yesu nashimwe. Yesu nahimbaza amara y'Imana hone nawe. Kubanza nawe umeze nka wa mugabora ko numva utangiye kuvuga wiyongore. Yandi kuvuga cyane. Amazina yanyu mwitwa bande? Reka mwibwira abadukurikiye. Amazina nitwa Harerimana Samuel. Nkaba ndi umukristo, nkansengera mu itorero rya DPR. Yego. Nkaba ndi umuvuga butumwa bwiza. Mu buzima busanzwe rero ndi umugabo wubatse. Yego. Imana mwijuru baho umugisha. Yego. Urakoze cyane mukozi w'Imana Samuel. Wewe nta kazina wiyongereyeho? Akazina abantu cyangwa Imana nta kazina iraguha? Izina abantu benshi banziho, banzi kuri Nyoni y'Imana, abandi banzi kuri Dawidi. N'amazina Uwiteka agiye anyita. Urakoze cyane. Imana amahoro iguhereze umugisha. Reka ngusabe kugira ngo usenge Imana, ubundi uhita ukomerezaho utugezeho ikintu Imana yagutumye. Uwiteka Mana nziza, Mana ishobora byose, so umwami wacu Yesu Kristo, turagushimye cyane kuko uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, uri Imana y'amahoro, uri Imana y'amasezerano. Data wa twese mwiza, turi imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo. Turakwinyize cyane Data kugira ngo bane natwe,
turakwingize cyane kugira ngo dufashe mu izina rya Yesu Kristo, munengezi mwiza ujambo ryawe ubuhanuzi tugiye kumva, turakwingize cyane kugira ngo bihembure abantu benshi mu izina rya Yesu, abanyarwanda n'abanyarwandakazi, umuntu wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda tuvuga ahemburwe nawe, kandi ndetse n'umuntu utumva uru rurimi Uwiteka nyagora ku ngoma, kubera yuko uri Imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Turakwinginze cyane kugira ngo uzarare icyo umuntu Mwami Imana azabashe gusobanurira buri muntu wese ubutumwa bwiza tugiye gutambutsa kuri izi kamera. Turagushimye cyane kuko uri Imana ihwaye umugisha buri muntu wese uduteza amatwi, kandi Data wa twese uri Imana ihembuye buri muntu wese. Icyubahiro ni icyawe Data, turakoze Yesu, amen. Karibu. Murakoze cyane. Reka banze dufatanye umuririmbyi, abantu bamwumva. Reka iteka yampamagaye anyigisha no kuririmba, nubwo ntari umuhanga ariko ndagerageza. Umuririmbyi yavuze ngo nubwo utazi gushyomoka ariko jya umenya ko Yesu agira neza. Nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kura hatagera ibyago, kandi umucyo n'umwana w'intama umunsi umwe nzawinjiramo. Haleluya, niko mvuza impundu, haleluya, nzinjira mu murwa, haleluya, ndi hafi kujyayo. Umunsi umwe nzawinjiramo, n'amarira bamuru wo murwa, nta murubayo n'intambara, nta n'indwara ishobora kubayo. Umunsi umwe nzawinjiramo, haleluya, nuzuye ibyishimo, haleluya, nzinjira mu murwa, haleluya, ndi hafi kujyayo. Umunsi umwe nzawinjiramo, abazaba muri icyo gihugu bazaba bambaye imyenda yera, babikiwe ikamba ry'izahabu. Umunsi umwe nzawinjiramo, haleluya, ntagushidikanya. Mw'ijuru hariyo umunezero, nta mubabaro uba mw'ijuru. Niringiye kuzinjiramo, abazaba muri icyo gihugu bazaba bambaye imyenda yera, babikiwe ikamba ry'izahabu. Umunsi umwe nzawinjiramo, haleluya, ntagushidikanya. Mw'ijuru hariyo umunezero, haleluya, ndi hafi kujyayo. Umunsi umwe nzawinjiramo. Mana ishimwe. Uyu muririmbyi yuzuye umwuka araririmba avuga ngo nkunda kumva amakuru yo mu murwa. Bene Data, ndagira ngo mbabwire ngo mu buzima bwacu busanzwe dukunda kumva amakuru menshi atandukanye ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zigiye zitandukanye,
ariko ndagira nkubwire ngo amakuru nkuzaniye aka kanya atandukanye n'ayandi makuru ujya wumva. Imana ishimwe cyane. Halastide tayiwila bini stai siregere. Imana ihabwa icyubahiro. Uyu muririmbyi avuze iki? Aravuze ngo ngewe ubwanjye nkunda kumva amakuru yo mu murwa, ngo kandi ayo makuru nyankunda kumva yo mu murwa atandukanye n'ayandi makuru ujya wumva ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zigiye zitandukanye. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Umuririmbyi yarangije avuga ngo aya makuru nkunda kumva ni amakuru yo mu gihugu cyo mu ijuru. Imana ishimwe. Aya makuru nyanumva yo mu gihugu cyo mu ijuru ni amakuru atanga ubuzima, ni amakuru atanga kubaho, ni amakuru atanga ubuzima ahantu butari buri. Imana ishimwe cyane. Nari mvuze ngo amakuru ngewe ubwanjye numva. Halastidi enewe izobereshi etayamando siregro. Imana ishimwe cyane. Amakuru ngewe ubwanjye numva. Reka nkubwire, buri muntu wese ajya yumva amakuru mu buryo bugiye butandukanye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo gira umwete n'ishyaka ryo kumva amakuru yo mu gihugu cyo mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Amen. Wumvise amakuru menshi ku mbuga zitandukanye, wumva amakuru akomeye ku binyamakuru bikomeye, Ijwi rya Amerika n'ibindi, ariko ndagira nkubwire ngo amakuru nkuzaniye ntabwo ari ayo ngayo yo ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, Ijwi rya Amerika n'ibindi. Amakuru nkuzaniye none aha ngaha muri uyu mwanya ni amakuru yo mu bwami bw'Imana. Haleluya. Amen. Umuririmbyi niyo mpamvu yavuze ngo ngewe ubwanjye nta n'umuruho uba mu ijuru, kandi ngewe niringiye kuzinjiramo. Haleluya. Umuntu rero ugira ibyo byiringiro ni umuntu wese ufite inzira zigana i Siyoni. Umuntu udafite inzira zigana i Siyoni, niyo wakora iki, niyo wazana inkoni ugakubita, ntabwo ajya abasha gutunga ayo makuru yo mu bwami bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Bene data, nshuti zacu, turabakunda. Niyo mpamvu Uwiteka abaduhagurukishije kugira ngo tubazanire ubutumwa bwiza. Ndakwinginze cyane kugira ngo nawe ugire ishyaka ryo kugirirwa Imana, urebe ukuntu wagendaga, urebe nimba amakuru ufite ari ayo mu bwami bw'Imana. Haleluya. Ayandi makuru kuyumva ni byiza, ariko shishikarira cyane kutunga amakuru aturutse mu bwami bw'Imana. Ushishikarire cyane gutunga imvugo y'Imana muri wowe, imvugo y'Imana igendane nawe, ibane nawe, kandi wige kugenda uko Uwiteka ashaka. Imana yo mu ijuru itugirire neza cyane. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma hano ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi ya 32. Aravuga ngo Zaburi iyi ni iya Dawidi, ni indirimbo yahimbiwe ubukwe. Umurongo wa mbere avuga ngo hahirwa uwababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirirwa. Hahirwa umuntu Uwiteka atabaraho gukiranirwa, umutima we ntubemo uburiganya. Imana ishimwe cyane. Amen. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana ivuga ku bantu bahirwa abaribo. Yego. Niyo topic cyangwa se insanganyamatsiko tugiye kuvugaho muri rusange ku bantu bahiriwe. Abantu bahiriwe ubundi ni bande? Yego. Ubundi abantu wowe ubwawe uri kudukurikirana, uri kumva mu bitekerezo byawe, ubundi abantu bahiriwe ni bande? Imana ishimwe. Amen. Abantu benshi iyo tuvuga ku bantu bahiriwe, bumva yuko abantu bahiriwe ari ba bantu bafite ubutunzi bwinshi. Lifestyle bonewayasi the tireman. Imana ishimwe. Niyo mpamvu ngira ngo tuganire muri makeya ku bantu, umenye ngo abantu bahiriwe ni bande. Niryo jambo tugiye kuganiraho. Yego. Abantu bahiriwe
ni umuntu wese ukora ibintu Uwiteka ashaka. Umuntu uhiriwe ni umuntu wese ugendera mu nzira z'Uwiteka. Umuntu uhiriwe ni wa muntu uvuga ibyo Uwiteka ashaka. Umuntu uhiriwe ni wa muntu wigana Imana, kandi ndagira ngo mbabwiye ngo kwigana Imana ni ugukora ibyo ishaka, ni ugukiranuka ku gato no ku kanini. Abo ngabo nibo bantu bahiriwe. Mu buzima rero buri mu buzima bwo mu isi cyangwa se ubuzima bwo mu buryo bw'umubiri, abantu iyo tuvuga ku bantu bahiriwe, abantu benshi batekereza abantu batunze amamodoka, abantu bafite ubushobozi buhambaye, abantu bafite amataje. Ni byiza kubigira, buri muntu wese ababishaka, ariko ndagira ngo nkubwire ngo guhirwa dushaka kuvuga ni uguhirwa kujyanye n'ubwami bw'Imana. Ibyo ni ibintu umuntu Imana ijya imutiza, ndetse n'abapagani bajya babigira, n'abasambanyi bajya babigira, n'abicanyi bajya babigira. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo tugiye kuganira ku ijambo rivuga umuntu uhiriwe uwo ari we. Nitumara kuganira kuri iri jambo rivuga, ndahita mbahereza n'ubuhanuzi Uwiteka Imana yabantumyeho kugira ngo mbubabwire, umenye ngo mbese ubundi ngewe ndahiriwe, mbese uburyo ndi mbanyemo n'Imana ndahiriwe. Ese resta elawidrita isi enemando, ubundi mbanye n'Imana gute? Imikorere yanjye ni iyihe? Imivugire yanjye ni iyihe? Imana ishimwe. Uyu muntu rero uhiriwe akora ibyo Uwiteka amushakaho, kandi agendera mu nzira z'Uwiteka. Ikindi, uyu muntu uhiriwe uwo ari we ntabwo ari wa muntu ufite ubutunzi bwinshi. Ndagira ngo ubwire ngo kuba ufite ubutunzi bwinshi udafite inzira zigana i Siyoni, kuba ufite ubutunzi bwinshi udafite gukiranuka muri wowe, ndagira ngo ubwire ngo ibyo byose ni impfabusa. Leti tarawile bidasha enotaya sirema. Kuba ufite amafaranga ni byiza, buri muntu wese aba ashaka gukora agatera imbere, ariko ayo mafaranga ufite, ubwo butunzi bwawe ufite, mbese ubundi Uwiteka ari kukubona gute? Nshuti yanjye, mwene data, wa mugabo we, wa musore we, wa mubyeyi we, wa mukobwa we, ndagira ngo ubwire ngo mbese Uwiteka kwitegereje yasanga muri iyi minsi uri mu bantu bahiriwe? Ni ikibazo wibaze kandi unanisubize. Mbese urahiriwe muri wowe? Uwiteka ari kukureba akabona ufite inzira zigana i Siyoni mu mutima wawe. Mbese ubanye n'Imana gute? Mbese ugendanye n'Imana gute? Abantu benshi muri iki gihe, muri iyi minsi ya none, hariho ubugome bwinshi bugiye butandukanye. Ugasanga abantu benshi ntibagikundana, abantu benshi bagakorana umurimo w'Imana ariko badakundana, bafite amatiku, bafite amacakubiri y'amadini n'amoko, ironda karere, ibintu by'inzangano byinshi. Ntabwo niyo wavuga indimi gute, nubwo waba uri umuhanuzi uhanura inyenyeri zikamanuka, sibye ko nta n'uwo ndabona, reka nkubwire nkarabiye imbere yawe, ntabwo uhiriwe. Shaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, kugira ngo Uwiteka azabane nawe, kugira ngo Uwiteka akurwanirire, wa mugabo we, wa musore we, wa mubyeyi we. Ndagira ngo ubwire ngo umaze igihe kinini ugendera mu nzira zitari nziza, umaze igihe kinini ukora ibintu bitarimo gukiranuka, bitarimo kwera. Mbese Uwiteka ari kukubaza ngo urumva uhiriwe? Ku bantu bahiriwe abari bo, umuntu uhiriwe ni umuntu ukora ibintu Uwiteka ashaka, ni umuntu ufite gukiranuka muri we. Uyu muntu uhiriwe niyo yakosheje, kubera yuko muri iyi si dufashe igihe kinini mu ntambara, agira igihe cyo kubana n'Imana, akinginga akavuga ngo Data wa twese, agapfukama, ntarebe ku cyubahiro, ntarebe ku mafaranga, ntarebe ku lerastile bone wa yasire mando, ntarebe ku butunzi afite,
uwo muntu uhiriwe niwe ufite inzira zigana Siyoni. niyo yakoze icyaha agira igihe cyo kwinginga Imana kugira ngo Imana izibane nawe, Imana izikugarukeho. Uwiteka arakubwiye ngo shaka, reba nimba ufite inzira zigana Siyoni muri wowe, reba niba uri ku inzira zawe, niba uri mu bantu bahiriwe, reba niba Uwiteka yakwirata. Ese wa mugabo we, wa mubyeyi we, inzira uri kugenda unyuramo ni izihe? ubanye n'Imana gute? ubanye n'abantu gute? ndagira ngo ubwire ngo icyo Uwiteka ari kugushakaho nuko ugira imbuto, nuko ubana nayo, ukabana n'abantu bose amahoro, ukiga gukiranuka. ubwo ngubwo nibwo uzaba uhiriwe, nibwo uzaba ufite bwa butunzi bwinshi bwo mu isi, ukabwongera n'ubutunzi bwo gutunga Kristo. uwo nguwo niwe muntu uhiriwe, ntabwo abantu bahiriwe muri rusange. rero umuntu uhiriwe ntabwo ari umuntu ufite amashuri menshi. reka nkubwire, ni byiza kwiga, ni byiza kugira amashuri, ariko ndagira nkubwire ngo ayo mashuri ufite, ubwo bwenge ufite, byongereho gukiranuka. Amen. Lastele bone waya sido traya. ubwo butunzi ufite n'ayo mashuri ufite, nubyongereho gukiranuka, nibwo uzaba uri umuntu uhiriwe, nibwo uzaba uri kugenda mu nzira nawe ubwawe ukumva wifitiye icyizere. reka nkubwire ngo umutima ntabwo ujya urya ruswa. nawe ubwawe urabizi yuko umaze igihe kinini unyura mu nzira zitari nziza, ariko Uwiteka arakubwira ngo nugarukireho kugira ngo Uwiteka azabane nawe. reka bene data mbahereze message. Uwiteka yarambwiye ngo mbwire abatinganyi aho bava bakagera, haba muri iki gihugu, haba hanze, ahantu hose hari umutinganyi. Uwiteka yarambwiye ngo nimugarukiraho, kuko nabonye abatinganyi babaye benshi. abatinganyi mbona bageze ku rwego runini cyane. Uwiteka yarambwiye ngo mbwire umuntu wese ubashe kumva ururimi rw'ikinyarwanda kugira ngo basenge bihane. Uwiteka ashaka ko bihana, Uwiteka ashaka yuko bava muri ubwo butinganyi. Uwiteka yarambwiye ngo ababajwe nuko ubutinganyi, abantu bari gukora ubutinganyi kandi bakumva nta kintu bibabwiye. Uwiteka yarambwira ngo byarenze no kuba ari abantu kera bavugaga yuko ari abantu bo hirya no hino, abantu b'ibirara, ariko ndagira mbabwiye ngo no mu nzu z'Imana bagezemo, no mu nzu z'Imana barimo. ikizira cyakandagiye ahera. Uwiteka ashaka yuko ukizwa wa mutinganyi we, wa musore w'umutinganyi Yesu arakuntumyeho nukizwe, wa mugabo w'umutinganyi Yesu akuntumyeho ngo ukizwe, wa mukobwa we w'umutinganyi Yesu akuntumyeho ngo ukizwe, wa mubyeyi w'umutinganyi Yesu akuntumyeho ngo ukizwe. nubwo wihishe mu idini, nubwo wihishe mu matorero agiye atandukanye, Uwiteka Imana arambwiye ngo nudakizwa elastido wela bini wesire drome. Imana ishimwe cyane. nagiye kubona mbona inkoni nini cyane, nelestide weyezobrere, nibwo narinide wayasire, nari mbonye inkoni ingana gutyo. Uwiteka arangije arambwira ngo mwana wanjye Samweli, ati se urareba iki? ijwi ry'Imana igenda kwitegereza, nanjye nasubiza ati ndimo ndabona inkoni, ariko iyo nkoni yari nini cyane, yari nini bene data, yari nini. nagize ubwoba, helile wede westita ilimini shalabini wesi, nagize ubwoba bwinshi, ngira agahinda. none nkimara kubona iyo nkoni ndabaza ngira nkoni ni iki? Uwiteka arambwira ngo iyi nkoni niyo gukubita abatinganyi, kubera yuko ikizira cyamaze gukandagira ahera hahera. ijwi ry'Imana rirambwira ngo abatinganyi ntabwo ari abapagani gusa, bagiye bihisha no mu nsengero, bagiye bihisha no mu madini agiye atandukanye. Uwiteka arambwira ngo genda ubabwire ngo bihane, bakizwe, bamaramaze. Uwiteka arambwira ngo mbabwire ngo mwakurikiye ubutunzi eliwe dontede we izobrere bwo mu mwijima elastide siremando, atari ko bamwe ntabwo muburiye.
elasti domene wa yasire, kuko nabonye Uwiteka abateza indwara zikomeye. Helala wili biniwa shaladataya. Uwiteka arambwira ngo Samweli, genda ubabwire bagaruke, kuko nibagaruka nanjye ndi Uwiteka nzabagirira imbabazi, mbagirira imbabazi mbagarukeho. Nabonye Uwiteka abateza indwara. Elesti domenesire, uri kujya kuri toilette ibintu byose akabikorera rimwe ari bikomeye n'ibyoroheje. Uwiteka ashaka yuko muhinduka, Uwiteka ashaka yuko mukizwa. Uwiteka nabagirire neza nshuti zanjye bene data. Iyo ni message Uwiteka mpaye ngo kugira ngo nyibagezeho. Imana ibaha umugisha. Reka mbabwire nomero zacu za telefone, za telefone kugira ngo wakenera kuguhamagara, wakenera ko musengana abe yakubona mu buryo bworoshye. Murakoze. Nomero yanjye ya telefone ku bantu bakenera kumpamagara, ushaka ko dusengana Imana, ushaka ko nkugira inama, nomero wampamagaraho ni 07 10 111 76. Yazisubiramo ni 07 9 10 111 76. Imana ibaho umugisha. Urakoze cyane. Imana amahoro ikugirire neza. Naho honyine bagusanga n'ahandi bagusanga? Hari izindi nomero yindi nayo nkoresha kuri WhatsApp. Naho iriya waruvuze ntabwo iba kuri WhatsApp? Ntabwo iri kuri WhatsApp. Vuga iri kuri WhatsApp. Nomero mwansangaho iri kuri WhatsApp ni 07 2 50 70 5 4 5. Urakoze cyane. Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Kandi ubutaha nitugukenera tuzongera n'ubundi tukubone, turabyizeye. Ufite na YouTube channel yitwa Abefeso TV. Abefeso TV. Bagusure bajye bakurikirana inyigisho zawe, bakore subscribe, bashyireho share, mbese bakwirakwize ubutumwa bwiza bwa Kristo, kuko nicyo kitwicaje hano. Shalom.